oya ushobora kuba intwari mu bundi buryo. Bana batoya aya nakuma abantu mwese mube hafi. Gusa abana batoya nyine bagikeneye inama kugira ngo bakure neza bashimisha Imana n'abantu abo ngabo. Balaji bakakubwira bati ibingibi byose urimo urabona ahangaha ibishushanyo ibiki ibingibi bishingiye ku nkuru nanone y'ibintu byabayeho. Ati ibingibi ni ibintu baherewe uburenganzira kugira ngo ino filime bayikore, ariko kugira ngo nanone ifashe abantu benshi bahumuke bahinduke bayise Bilali. Bilali rero akaba ari umuntu wabayeho bya nyabyo. Iyi filime ikaba ishingiye ku butwari bwe cyangwa se ku bikorwa yakoze. Byagenze gute? Ubwo mutangiye kwibaza muraje mu bimenyi. Savimbi kuva hari murabizi nta cyahishwe atazabazanira atazabavumburira. Uko dutangiye ni gute? Narababwiye iyo ufite gahunda ugira ngo tugutumikire ufite akaririmbo keza biroroshye. Ushaka no kudushimira kuri Momo biroroshye. Uhamagara 0789 3 4 reka twikomereze. Buriya biriya bintu bakwereka ko imyaka itambutse akatsi kakazamuka ururabyo rukaraba rwamara kuraba rumaze kubumbura ifarashi gakandagira. Nuko dutangiye ko ifarashi iteye ubwoba. Amafarashi nako ni menshi iteye ubwoba. Uko hari abagenda ku mafarashi ku rundi ruhande nabo bakatwerekwa umwana muto yanga. Urabizi bya bintu mwakinaga ufite imbunda, iki gihe hari inkota kugera ngaho umwana ari mu mikino, niko ku rundi ruhande bakwereka kurya abatari mu mikino. Noneho inkota ni za nyazo barashumika abantu bakabashyira inyuma y'amafera beto bagatwara abacakara. Ibi byabayeho. Buriya rero nuko mwebwe wenda mujya mwumva buriya bucakara bwamenyekanye cyane abirabura bajyanaga muri Amerika bakabajyana mu mato. Abarabu nibo bantu ba mbere batangije ubucakara bacakaza bene wabo, bigeraho bacakaza n'abanyafurika benshi. Byarabaye biriya ujya wumva za Dar es Salaam, biriya byabaga za Mogadishu. Umwana hakuno ari mu mikino mushiki we akamuseka. Byabaga ari ibyamba abarabu bajyaga baza gutwara abacakara bakabajyana kubakoresha imirimo. N'ejo bundi muri Libya narabyumvise abarabu batugendere kuri kugira ngo umwana aritsimba. Mama arimo aranika imyenda Chihera arahamagara Gufaira kuvayo akabonye se agapopeke nakufata nako barakwerekana abana babiri umuhungu n'umukobwa. Umuhungu banza arota kuzabindwa, ariko n'ubundi niko bigenda. Wasangaga abana batoya no kugezana n'ubu ngubu usanga bashaka imodoka imbunda, urumva sinzi mama. Abana bagomba kubana neza, kumba abana buri utwana natwo buri utwana tuzashya. Bakira aho ngaho hari ibyo bumvise. Turaba amafarashi bano bagabo twatangiranye bajyana abantu mu bucakara. Kubajyana umucakara aba ari umutungo, aba ari ikintu, nta nubwo aba ari umuntu. Ni nk'uko wagura inka. Mama dore ngo arafata abana bagacaho, abaje bazanye n'amafarashi sinzi bajya mu nzu kwisha mu nzu. Mama ashyiraho urugi nkuru nguru, arangije abana ajugunyamo yegekaho nimba ari mu kabati sinzi. Arambwira ati Bilali komeza ucunge mushiki wawe. Mama nuko bamujyanye. Bilali areba avuze induru kwihangana biramunanira. Mama yarabatsimbye gusa n'ubundi sinzi. Urugi
abana batoya. Urugi ko yakarusunitse umwana hasi. Uko dutangiye filime, hano hari abagabo nta mikino. Umwana bashyira ku ruhande, nuko byagenze. Barangije vaye ashaka nangakana ko ni imari. Bilal, are you all right? Bilal meze neza, kumbe ni inzozi. Umwana yarakuze, niwe twatangiranye na gashiki ke amaze gukura. Mu gace nyine yabaye ingimbi. Nakubikiye aka gaceri, ni igiceri. There's a piece of it missing. Hako iki giceri cyarasa ari kibura. I'm waiting. Ndategereje. Why, thank you, my wonderful, amazing sister. Turakoze mushiki wanjye wagatangaza. Loving brother. Yego musaza wanjye. Urakoze gushima. What can one dirham buy? Nese igiceri kimwe cyagura iki? A blessing from one of the gods. Ati iki giceri ushobora kukijyana muri ziriya mana ugakurayo umugisha ntawamenya. Gods when mother needed them. Ziriya mana urimo urambwira ntabwo zari zihari ubwo mama yari azikeneye. Rufaira jya kuvomera master amazi. Filime itangira nagira ngo kabana barabajyanye. I will get it. Nareka nyamuvomere nta kibazo. Babajyanye mu bucakara, dore abana batangiye gukura. Twatangiye babajyana n'ubwira ati iki giceri ziriya mana zishobora kuvana mu izi nzozi mbi uhoramo basugiture. Ati ziriya mana mama igihe yari azikeneye ntizaje, bivuze ko atazemera. Ibona uyu munsi wa none umuntu wagiye gusenga akashayiri ya mana sigiye nakasiriwe yari iri. Abana bakakubwira bati Imana buriya ni ukwirwanaho muri iyi si. Imana nta kintu yagusayidira. Imana izaza ngo nyuma ije kuri abantu bitwaye neza babwira uti none wowe ndakugabiye mu bibazo byawe wirwanye. Urundi ruhande barakwereka umujyi ni munini, ni mu myaka yatambutse. Abana nakubwira wavukiraga mu bucakara ugakura ugasaza ukarinda upfa. Ni muri biro bigo by'abara wakuriye ngiyo mu burengerazuba bwo hagati. Barakwereka hano hari ucura, abacura imbuto ni mu isoko. Idols for sale, they come in all colors and shapes. Ibigirwamana bituma ucuruza, Come true. bituma inzara zawe zibukuri. Idols for strength. Ibigirwamana bitanga imbaraga, Idols for beauty. byongera akanyabugabo. Ibigirwamana bitanga ubwiza. Abacuruza imana, wowe ugura ikigirwamana ukeneye ukajya kwisengera. The idol needs you. Wowe ariko wowe kubera ubwiza bwawe ntabwo ukeneye ibigirwamana ngo ube mwiza, ahubwo biragukeneye. But for fertility. Ako byibura ushobora gukenera ikigirwamana gitanga urubyaro. With this, you can bear triplets. Nimba ukeneye umuhungu, ikigirwamana ukiguze wabyara batatu, impanga eshatu. Urumva? Umve nawe. Muri iyi minsi none ujya umuntu agafata mikoro. Hano dufite ji yongera imbaraga ku bagabo. Ababeshya. Mwana kugira ingamiya ziratambuka hasi. Hakurya irandagira ngo kubura ku bayisilamu iyi nzu barayizi cyane. Imaka kubahasuye barakwereka ngo ni mu myaka ya kera. Imaka icyo gihe inzu, iriya nzu yari yarigaruriwe n'abasenga ibigirwamana. Iriya si intama. Ndi kubaza neza ibintu bya horoscope n'ukuntu inyenyeri zigenda zihinduka, hari igihe imyaka igeramo. Kimasa, intama, amafi za poaso nzayibabwira buretse. Tubyihorere, reka twikomereze na filime. Ibyo bintu nzayifatira umwanya mbaye documentaire. Noneho hari uhari nimba ari umutambyi. Imana zizi byose cyangwa ibigirwamana. Idols. Go not into the desert sands, lest the harsh flames of wrath consume you. Come, enter, prove your faith with wealth and gifts. Appease the idol's anger. Muve muri wa mukungugu wo mu butayu, mwegere inangaha muture kugira ngo byibura muhoshe uburakari bw'ibigirwamana. Humve arosoze bagambiriye amaturo uzabibona. Come, Musore, you wish to be free of
your nightmare. ndabizi nawe uragira ngo ubohoke kuri ziriya nzozi mbuhora urota kandi koko nibyo. Take that coin from your pocket. kuri icyo giceri kiri mu mufuka wawe biranabahumurira koko aragifite kimwe. Igiceri cyanjye wangu. No offering too small. erega buriya nta turo rijya riba ritoya. No wish too big. You can have whatever. ati nta n'icyifuzo kijya kiba kinini ku bigirwamana buri kimwe cyose. igiceri agiye kugitangara uwanyuzeho habura gato bari bamufatishije injuga. igiceri wangu ngiye najya gutura yavuze ati ubundi birabigirwamana mama bikeneye acaho abantu bamureba uriya mwana apinze imana. ati bigirwamana bibona hose nimuze muture. ariko yibaza imana ubundi kugitaguha ikintu utabanje gutanga ikindi nimba ikize kuki babanza kubabwira ngo nimuhebe ngo kugira ngo nayihebe ngo nimuyigerageze. mujye mwitonda mutazagerageza imana mwa bantu mwe. umwambe sasa hano hari upima. You missed uraswase On purpose. mbikoze mbishaka. My arrows need worthy targets. umwambi wanjye Waste them on a chain. ntago najya kuwutakaza ku nkoko A deer. ariko byibura nk'isha. Where would we find a deer? ese isha uzayikora muri ubu butayu? hano hari upima vanamo undi mwambi hakurya. What? Safwan, what are you doing? Safwan uri mu bicacaho. Safwan hakurya. There's a deer. dore isha navugaga ndibuze gupima. babona umukobwa ni mushiki wa Bilal umwana muto twatangiranye mu kanya. urajyayo mucakara. I said, come here. Stop, slave! nakubwiye ngo ngwino hano hagarara mucakara. The deer thinks it's a lion. iyi sha ubanza uri gukeka ko ari intare. Better watch out. I was kidding. we witonde ntarya ari imikino we cacaka. mufate uwo mukobwa mupimesha mwigireho wumve abacakara baga baragowe umukobwa baramuzana mwigireho mpime. umurengwe ngo uryana nk'inzara. umuntu warenzwe buriya n'ubundi nta mahoro agira rwose mumbabari mwirasa. vanayo arafora arangije undebere ari uwitambitse umwambo ucaho kubita hakurya uragaruka ku gatafari. agatwenge undebera imikino baba barimo. Looks like he got imwe nyine mibi ya kibo yaba tail. ari uwitambitse atuma barasa nabi. You will not harm her. ntacyo uri bumutware. Give me an order. Teach this rat a lesson. ni gutuma amategeko amugenga ngo yimbeba nimuyigishe disipurine bavayo. komba umwana ni umucakara bafashe ari muto umucakara kubera kwirwa akora n'imirimo y'imvune abakomeye. hasi yongera arafora hakurya. umwambi wa kabiri ku gatafari hano hari uwagowe. umwana arangije ava yasunikira hakurya. gusa uno mwana ni umucakara nongije ku jisho mwereke hari uwaturutse inyuma. mubabarire tica umuntu da. umukobwa arangije arapfukama. Forgive him. mbabarire umubabarire master. mucakara nkozeho. Hi! What are you boys doing? mwajyanwe muri mu bicaho ngaho. Oh, I didn't know it was you, young Master Safwan. ntabwo nari namenye ko ari master muto ya Safwana. mwihangane Safwan niko yitwa. Thrash them if they are. nimba bagukozeho mbwire bano bana mbereka caho. barangije Tell your father I'll deliver his order today. aho mbwirire papa wawe ngo ibintu yararanumye ndabizana uyu munsi. hari uwaje wanzura mwana papa ari umuntu ukomeye. I should have been here to protect you. nakabaye nari mpari kugira ngo nkurinde. Anyone hurt you ever again? ntabwo nzongera gutuma ari umuntu ugukoraho gusa ni abacakara kugira gutya uko ibyo byakabaye miraba
nakubwiye n'umuntu bita Bilali ni umuntu wabayeho bya nyabyo. Dakoni na dore abacakara birirwa mu isoko. Hari ufite menshi ni icyamunara nuko ugenda ngenda tanga desa, ngenda tanga ibaze nawe kobwa ye bakamugura bakajya yirirwa bamukoresha icyo bashaka, muhungu wawe bakamugura agahinduka ikimasa gihinga akajya yirirwa. Uyu ngo yavuga indimi 20 uyu mwana. Even speaks to animals. Yavugana n'inyamaswa n'ururimi rw'inyamaswa araruzi. You can't ask for a better servant on your trading missions. Uyu mwana wajya umutuma ku bintu byose ushaka n'umunyabwenge baza indimi 20 ni ukubeshya. Ni nka kwa kuri nyene ugasanga umuntu arimo aragurisha inka. Iyi nka uburyohe bwayo ni ntagereranywa yaburiyeho. Rubavanye aho ahubwo ndamutwara. Umuntu wewe umusore wo guterura. Excellent choice. He's a bit expensive, but I know the gods have been generous. Nimba ari uhisemo. Gusa arahenze ariko nari ndabizi Imana ibigirwamana byakukiriyemo imiyaga byagwaye amafaranga. Opa, one of these days I'm going to dip your tongue in a bowl of dry sand. Nongera kumbwira ibyo bigambuzo ntakageza ngo umuntu avuga indimi wa muginga we. Ururimi rwa nzaruca njugunye mu mucanga wo mu butayu. Ibiceri uyu ngo yacuruza abacakara no mucuruzi ibiceri baramusigira ibigirwamana byamugiriye ubuntu dore amafaranga. Abacakara gusa bo bagurisha n'abantu nkabo. Your Honor, I have the idols you ordered. Cyubahiro ibigirwamana byanyu ngibi. To the shop in the market. Ibaza aragenda akajya kurangura ibigirwamana arangiza akabigurisha. Wakererewe. The market, you idiot. And the next time you are late, I won't pay. Wa muginga ugenda ubishyira ariko niwongera gukererwa sinzishyura. Rwose mumbabarire. Ntibizongera kuba. Delayed. I had to come to the aid of your son. Erega nta n'impamvu y'indugize ngo se nakerewe kubera ikintu agiye gufasha umwana wawe. He was being assaulted. Yatatswe. Which slave? N'urwana rw'urucakara rucakara. He had your son on the ground, but I namusanze bamuri hejuru ari hasi. saved him from a thrashing. Ninjye wamutabaye bari bagiye kumwica. Take these idols to my stall at once or forget the deal. Noneho gira vuba ibyo bigirwamana bishyira hari hakiri kare ntari nahindura ibitekerezo. Ngo yatabaye umwana we kumbe n'urwitwazo. Bilal avayo bamujugunyira pome murayizi nimushake. I said, pick it up. Terura pome shayifate nakubwiye ngo yitore. Arayitora kanya yagiye ku mwana wa boss arahondagura. Bagije varwana we hasi. Whose apple is this? Iyi pome ni yanje. Ni yawe nyakuba. What is the difference between you and this apple? None we ni pome mutandukaniye he? Naho nyakuba. We ni pome mutaniye nawe. Bivuze ngo iyi pome ni y'uyu mugabo n'uru rwana n'urwe byose ni ibikoresho bye n'ahantu bitandukaniye. Wumve And whip him. umujyane wa muhondagura ikiboko sha. Yakubise umwana wa boss kandi ari umucakara. Amujyana wa mungu bitira ikiboko. A master breeds a master. Icyo wakora cyose. Slave breeds a slave. Ati buri mucakara byara undi. Ati n'umuntu master nawe akabyara undi. Urumva? Father, Papa, I hope you are going to teach him a lesson. nizere ko ugiye kumwigisha isomo. Let a slave beat you. Gute umucakara gukubita wambwa we. He's lying, Father. This slave, he's lying. Arabesha yavuze ko yankubise arabesha ziba wa muginga we baguhondaguye. Ararira. Stop it. Stop it. Nakaraho kapfa. Listen. Umva. Kiboko. He isn't crying. Ntabwo ari mararira ho bakubita ikiboko. Wa muginga wari murarira ubyineka imbere yanjye nta n'ikintu baye. Happened?
Don't ever let a slave embarrass me in public again. ntabwo nitaye ku byabaye hagati yawe n'urura rwawe. ntuzongere gutuma umucakara nsebya mu bantu ikizaba cyose. wowe urariranga ubyineye ku muntu baramukubita ikiboko ntarire wumve papa afite ubwenge n'ubwo nyine ari bukeya n'ubugome burimo. ibaze byabayeho wenda muri ino minsi mwamwumva ari amateka, ariko ibaze ukuntu umeze uko nguko umuntu agufasha akakugira umucakara. ino filime ntabwo ari iy'abana gusa, abantu bose yaje ahangaha mu mugongo kamuriramo utuzi byibura mu bisibera bagukubita ikiboko, ya migozi biriho insinga zishinyitse. umwana aracyari mutoya muri cya gihe cy'ubugimbi, mu myaka 10 ya myaka mibi cyane imwe umuntu aba atangiye kujya yifuza ibintu atabona, ashaka kwifuza ibintu by'abandi bagabo kandi akiri muto. urumva yabishobora ariko atabibona. arabona abandi bagabo bagiye ahantu bakicara bakanywa byeri, nta kazi agira, ariga. yabona nimuhumure bana bato, igihe kizagera zibice. What kind of man was my father? akongera akibuka akiri umwana abaza nyina was a great man. ati data yari muntu ki? Want to be when you grow up, Bilal? ati so yari umuntu ukomeye wa mwana we. Or maybe a merchant that makes a lot of money? ati asurifuza kuzaba iki? To be a great warrior. ati urifuza kuzaba umuhinzi cyangwa umucuruzi ugira amafaranga menshi? ndashaka kuzaba A great warrior. indwanyi ikomeye. A beautiful voice. ati rero uzaba indwanyi ikomeye mwana wanjye ifite n'akajwi keza. Enemies and protect you and who? mpangane n'abanzi murinde na mushiki wanjye. But remember, a sword and a horse cannot make you a great man. ati ndagira ngo bikaba mwana we. No? ati buriya ifarashi n'inkota ntabwo aribyo bizakugira umuntu ukomeye. Being a great man means living without chains. ati kugira ngo ube umuntu ukomeye bizagusaba kubaho utahambiriye. Chains. ariko si impambiriye mama, nta minyururu. The ones in here. ndavuga iminyururu iri hano, irimo imbere muri njye. Being a warrior won't make you a great man if you are chained to anger and vengeance. nta na rimwe rwose wakwigeramo umuntu ukomeye. Fear are chains too. ati mu gihe ukiboshywe n'ubwoba n'ubwibone. Be a great man. You have to break free of them all. ati mbere na mbere kugira ngo ube umuntu ukomeye ugomba kubanza ugaca iyo minyururu y'ubwoba, umujinya, bya bintu bikurimo imbere. And I see the heart of a great man, Bilal. ati ndakureba mwana we nkabona umutima w'umuntu uzaba umuntu ukomeye. Guidance will come. You'll see. No chains will hold you. nta minyururu izigera ikuzirika. uzabibona nta minyururu. ibyo rero bimubwiraga ari akana gato nyina banza yarapfuye wa munsi babatwara cyangwa bakaba baragiye kumugurisha. I am a slave. ati mama waribeshye, I will always be. ndi umucakara, nzanahora ndi umucakara, ndahambiriye. nyina aramubwiraga ati mbere na mbere ugomba guca iminyururu niba ushaka umuntu ukomeye. waba umuntu ukomeye ute? barakwereka haruwaje kugera ahangaha arebye mu mugongo bagukubise ibiboko. It does not matter. Master Umaya can do whatever he wants with us. ati Master Umaya agomba kudukoresha icyo ashaka. Look at what I found. dore icyo nabonye. I know you didn't mean to lose this. ndabizi icyicaro ntiwagitaye bishaka. To make an offering. I heard the priest say big blessings can come from. genda ugitangemo igitambo ari ugiture na kwituro. numvise uriya muntu avuga ko Don't need it. ibintu byose bicamo ntacyo nkeneye. You're gonna hope for anything again. I am a slave, and no God in the market has the power to. nta kintu na kimwe nzigera nkora n'ubundi ndi umucakara, nta n'imana muri nta n'ikigirwamana hariya muri iriya soko cyambohora. And I won't spend it either. ndakigumana, Yours. nta n'ikintu nzagikoresha. It's safe for you until you ask for it back. nzagikomeza nkikubikira iki giceri kugeza igihe uzambwirira ko ugikeneye, nzakigusubiza. ni agaceri kugira ngo ubure umucakara ubone n'igiceri nka kiri ntabwo byoroshye. keretse ari nka kwa kuntu ujya kumesa wenda nk'ikanzu ya boss ugasanga amakanzu ya kera bariya yagiraga imifuka ndakera ugasanga yatayemo nk'agaceri. bibaho.
umwana kugira ngo abona bimwe bashyira ku ifarashi, intebe bimwe nyine bicara. Ubura ntabwo ugenda ku ifarashi ngo yicareho gutyo gusa, bareback niko babyita nyine wicare ku mugongo musa. Kizimbabwe oya bashyiraho ibintu barambikaho ibindi bintu. Rangije mwana vana hari farashi nziza y'umweru, farashi ya boss. Farashi kugira gutya ijugunya barakubeshye. Rangije arurira araparamira ifarashi. Very funny. Sawa birashimishije, reka nze nkwereke. Atera aho ngaho akadobo, reka nze nkwereke. Farashi avayo ndakupanda tu, panda ifarashi ifo. Ararenga hakurya, ayiwe imbavu egerayo sha. Ntago ari uko burira. Ifarashi ntiryana, ni nk'inka nyine. Ageze gutya hari akantu arayitamika. Ushaka akantu ko kurya? Urabizi hari utuntu baba batsimbye abana, ugasanga arabizi ko kugira ngo boss amugaburire ari danje, kandi ari we ubihinga ari we ubiteka. Arayitamika, arangije yurira urwego arayiparamira. Ayitegera kunda. Farashi irangije, twagiye. Ifarashi dore ngo icaho. Sazi ifarashi ntago ari kuri abayigendaho. Mbere na mbere hari ibintu bayizirika bakagenda bakurura mu kanwa iki. Mwara murabizi sibyo, kandi murakuze kuba mubizi. Noneho ku bantu batabizi, dore ngibiriya ni iriya migozi. Barakwereka ifarashi mu butayu, no mugire mu butayu rwagati. Umusore aragera kuri kiroso kiraza. Buriya ntamaze kuba ba basore b'intarumiko bakuru ubugimba buvamo. Twatangiranye n'umwana, iyi filime tugiye kugenda urumva mbagarukirize ashaje se. Sore yaragiye arakura, akurira mu bucakara. Handi uvuga ati ubuzima bwanjye ni ubucakara, nta bintu byo kuvuga ngo buriya ngo wagira gutya ngo ngakora cyane ngo gatera imbere. Ku uyu munsi wa none ushobora kuvukira mu bukene ariko ntubupfiremo. Hari abavukaga uri umucakara, uko ukora cyane ugakomeza wowe ukavuga turi umucakara ni imari. Hano hari ufite pome, hari n'ufite imyamba ahangaha mu mutano ni hasi. Ayiwe wasetse ku ruhande. The way you fly off that horse amazes me. Uburyo uri kuva ku iyo farashi buri gihe biransetsa. It's only been twice. Nako byabaye kabiri ngushije irongera. Ndagije agira gutya. Ni mugenzi we. Uyu ngo yazamura pome. On the other hand, je ku rundi ruhande mu gihe wifarashi yakunaniye. You just love to show off, don't you, sir? Ndapima. You have all the time and money to practice. Ariko rero ugira byibura n'igihe cyo guhora witoza, ntabwo ari nkange w'umucakara. To be the best at what you do, you need a great deal of determination. Kugira ngo buriya uhinduke icyo ushaka kugeraho cyangwa umuhanga mu byo ukora, ugomba kubyitondera. So your determination is to hunt fruit? Noneho umugambi wawe ni ugupima imbuto. Believe me, you do not want to upset Master Umaya. Shari kagere niho turabizi naba nshaka kurakaza Master Umaya. Umaya ndagira ngo bukene Master. Why don't you just start riding and keep on going? Ese ubona kubera icyo utazafata ifarashi umunsi umwe ukagenda burundu. Ugakomeza ukagenda. My palace? More likely. Najya gushaka iki ngo urugo rwanjye sakuryi. Working in it. See you later, apple hunter. Sabwa turi kumwe muhigi w'imbuto. Wabonye ibyo urasa. Acaho. Wazajya guhiga imbuto tureba aho bizakugeza nimba arizo wirirwa urasa abandi se barasa imbuto. Frank. Till next time, my friend. Ayo ngayo ni amafaranga y'imbuto zawe shana genda se. Agaruka urasira ubuntu.
hano hari abatura ibiceri, ibya zahabu, iby'umuringa, yemwe ibya senkani, ibya veni, iby'ijana, inote zari zitaraza. Mwamaye agaceri nyene ibiryo sasa nusabiriza iruhande rw'abantu baturira, urebe ukuntu abantu ari abagome. Usize mugenzi wawe shonje ugiye kuyaha Imana, ngo ubwo rero ngo nukugira ngo nyine ngo Imana izakwiture n'igishoro, nta mutima mwiza. Do umwana arashonje, bari kugaburira ibigirwamana bitanarya sha, kugira gutyo umwana arebye do nta muntu wamuhaye n'agaceri kamwe, ikigirwamana ari ibiceri biruzuye. Buriya yarebye aravuga ati reka njye ahantu hari abantu b'Imana basi ndeye ko hari ikintu bamarira. Umwana kumbi umwana arebye inzara arisumbukuruza igiceri gukora mu biranga ni mugufi, ni Zakayo gukoramo, kumbe nyir'amafaranga hari uko batura ntabwo ari biriya bigirwamana biyarya. Uriya ninde urarwana igiceri, hari uwamufashe we Bilal avayo. Bilal You do not want to do that. ntabwo biriya bintu wabikora wa mwana we, nizere ko kumbe hano naringize ngo akozemo sha, ariko ndashonje cyane. Here, Akira, take this. akira igicapati cya mushubatayi. Ni umuntu mwiza. Hariya wibeshye ugakuramo muri biriya biceri. Ikiboko akaboko baragaca, ibiceri se by'ibigirwamana birya hute. Rather pay from your own pocket than to see this god do. Ubwo wowe utanze ikintu cyawe cyo kurya kugira ngo The boy. utabara amafaranga y'ikigirwamana. Then you care more for a beggar boy than an idol? Noneho cyangwa bivuze ngo witaye kuri uriya mwana kurusha ibigirwamana, ari umusaza. You believe the promises of the priest? My Yese no kubera ko wemera cyane uriya mutambyi wa biriya bigirwamana ibintu abavuga. apologies. Amumbabarire, I am just a slave. andi uwo mucakara gusa, No better. ntacyo ndenzeho. Umugabo avaye afite inkoni, Or do you? inshyimbo. You're no priest. Hese burya ambwatse urampfukamiye kubera ko ubona ndi umuntu wo ku rwego rwo hejuru nkomeye cyangwa? Lord of merchants. Kumbe ni wowe ntabwo uri umutambyi, yaragize ngo ni umutambyi wo ku rusengero. Ntabwo ari wowe numvise bavuga ngo Al-Sadiq. Al-Sadek wowe muyobozi w'abacuruzi binaha. Really, because you thought I was a priest. Ubwo wapfukamye kubera ko wari uzi ko ndi umutambyi. That frightened you. Get up, son. Haguruka mwana wanjye. Afraid. No, sir. I am not frightened. Ntabwo nagize ubwoba. You seem amused. Your Honor, what do you know about fear? I have seen enough. Cyangwa no kubera ko wari ugize ubwoba atari ko buretse gato nyiri cyubahiro mbwire nicyo uzi ku bwoba. The eyes of the people. Nabonye ubwoba mu maso y'abantu. Enough to understand. Gomba kubyumva. It's of the many. A woman is afraid she will bear a girl. Umugore arafite ubwoba ko azabyara umukobwa. And begs the idols to. Akajya gutakambira ibigirwamana ngo abone agahungu. Rich man fears poverty. Abakire bagatinya A little of his money. ko bazakina bakazana amafaranga gutura They ibigirwamana help him stay wealthy. kugira ngo azakomeze akire. Old man. Umusaza ugiye gupfa So he pays a priest for deliverance. agatanga amafaranga ku mutambyi w'ibigirwamana kugira ngo akire. These gods. Gods of greed, of injustice. Ati Imana rero biriya bigirwamana nta kindi bifite ubugugu, Surely this sacred structure nta nicyo byamarira abantu. house all of this corruption. It was built so that all mankind could stand together as equals. Ati iriya kabure murabona hariya ntabwo yigeze yubakirwa hariya kugira ngo abantu bazane ibintu hariya basenga ibigirwamana basengera hari ibigirwamana, ahubwo yubatswe kugira ngo abantu bose baze imbere yayo nk'abantu bareshya And follow the one creator. kandi bakurikira umuremyi wabo umwe rukumbi. Apana biriya bigirwamana. No one is born a slave. Nta muntu rega wavutse ari Only umucakara. once. What are you not? Nawe ntabwo wahoze uri umucakara, rimwe ntiwigengaga. I was Koko nibyo, once, rimwe kera a long time ago, kera cyane nanjye rimwe narigengaga. did my village Mbere yuko destroyed my home, baje bakataka icyaro cy'iwacu me and Gufaira. barangiza bakantwara, What njyewe na Gufayira mushiki wanjye. he still talks to me.
Sir, all this talk of equality is wishful thinking. Atariko nyakubahwa, ibi bintu urimo urambwira by'uburinganire abantu bakareshya ni ibyifuzo. No meaning to me. Nta kintu bivuze imbere yanjye. Speech for a man who can afford this thing. Ubundi no kubera icyo uza kuvugana n'umuntu nkanjye ibi bintu utanabyumva ubona nta nicyo byamumarira. Young man, musore muto, is more generous than you may think. I am not here to sell anything. Ati njyewe Imana bura ni ishobora kukugira neza kurusha uko bikeka, ntabwo ndanga kugucuruzaho ibitekerezo byawe. My master is expecting. Kandi mbabarire, master arantegereje, reka ngende. Umucakara. Whom do you serve? Ese ukorera ndesha? Umaya. This man in the city. Umuntu wa mbere ukomeye muri uyu mujyi. Bilal. Nawe izina ryawe se? Bilal. Saw greatness in the hand that saved that boy today. Ati kuva utabahera mwana w'umuhungu wari ugiye kwibira bicere ngo bamukubite cyangwa bamwice, nkubonyemo ikintu gikomeye wa muhungu. Great men are those who have the will to choose their own destiny. Abantu ati nkubonyemo ikintu gikomeye, ati kandi abantu bakomeye ni abantu bashobora kwemera bagahagurukira ikintu kiba ariko bakagihangara. Ciao. Icyo gihe yari murimo murabona bari batarahindura, ari ibigirwamana bihasengerwa, imirimo y'uburetwa ngaho irakorwa, abantu barakubitwa amanywa nijoro ibiboko. Ko bakubita hano, dore umuyobozi w'umujyi. Umujyi ubwo nyine mwahise mubimenya, abantu bazi amateka ya Isilamu iki. Aha ni Maka. None ku rundi ruhande hano uyu musore nawe twatangiranye akiri umwana mutoya, Jerry ari mu myitozo. Inyuma inkota, icumu, amenyo arayavungura. Bitwaye neza nyakubahwa. Wanakubaga nyakubahwa. Master Safwan. Papa wawe araguhamagaye. How many times do I have to remind you? Kneel when you come before. Ntazakwibutsa ryari ko buri gihe ukuje kundeba ugomba gupfukama. Pfukama sijya hasi. Mucakara ajya hasi. Umucakara w'iwabo. Who are born to rule, others to serve. Abantu bamwe nibo bavutse kugira ngo bayobore, bakeya abandi bavutse kugira ngo babakorere. Urumva ngiye ni abantu bavutse kugira ngo mudukorere. Wumve kwikina. You do not look good on your knees. Ntago kupfukama bikubereye. Friend, you need to see what I got for the feast tonight. You will love it. Mwemwe nureba ibintu nateguye ku kirori cy'uyu munsi, uraza kubikunda. Mugenzi waje kumureba kwereka umunsi ari ikirori, imbuto nk'izi. Where is he? Asari hehe ko yatinze? You are late. Wakererewe. Mushiki we. Remember my sister. Nizere ko yibuka mushiki wanjye Gufayira. I'm Suhaib, first-rate slave and blacksmith extraordinaire. Baranze ninjye mucuzi w'inano, umucuzi akora. Who are you? It's almost time for the feast. Igihe cy'ikirori cyari kigeze. You are late. Urabizi kererewe icyo bagukorera. Told me to fetch Safwan. Oya master yambwiye ngo njye kureba Safwan umuhungu we muzani. Did he harm you? Nta kintu yagutwaye. Bazirana kubi kandi uyu ni umucakara. I would have turned this Safwan into a sack of potatoes if I had only gotten there sooner. That princess, he and that little goon who follows him. You must remain strong, Bilal. They are only as strong as the fear they put inside of us. Aravuga turi umusore buri gihe nashatse kugira ngo ndebe ko hari ikintu namufatira na, ariko buri gihe ahorana n'abantu bagendana nawe. Atariko ati Bilal ugomba gukomera, tugahangana n'ubwo bwaba dushyiramo nibwo butuma batuyobora. That's very shiny. Ako karabagirana. Yes, it's my finest one yet. Kombe barakwerekana igikombe barebaga, avuze ati iki gikombe nicyo kintu. Ni umucuzi uriya mugabo, uriya musore wundi bari kumwe. Ikirori cyabaye angaha, ugomba gutegurira master udushya, mukamuzanira igiporezo na bagenzi be bakarya bakanywa. Every day. Buranga. You leave too much exposed. You like too much on luck. Rwose uri hasi, ugendera ku mahirwe buri gihe. Favors the bold. Perhaps.
But are you willing to risk it in the real world? You ask as if you don't know me. aba baraganira sasa bari ku rusimbi namubwira ati wowe Looming. mbwira niba ushaka ko tujya ku mukino wa nyawo uri tayari. This nonsense can strike you where you stand, Umaya. Let's make an example out of them. A reminder to those who dare stand against us. aba bantu sasa namubwira ati ibintu birimo birakwirakwira muri no minsi by'indi myumvire ko abantu bose bareshya tubashyire hasi hakiri kare mbere yuko abantu bazatwiganzura. egera esha A business to take care of. Abu al-Hakim, as always, you have managed to ruin my evening with your concerns. nyamara tumva buri gihe cyose mbwa ati hari ibindi bintu tugomba gukora. Wowe buri gihe buri mugoroba kubera guhangayika kwawe unyicira ibirori. Abo bantu baturwanya ni bande? Come, sing for us. Let's lighten the mood. Mva tugarura muri mood sha Birari turirimbire. Speaking of this one's voice. Numvise n'umusore bamuvuga ku ijwi ryiza sha mucakara. Turirimbire uyacaho kuririmba utanishimye. Distant shadows. Najya kurimba ati distant shadows. And trees. Ati ibicucucu biri kure. Where I stand. Dore ndangaha. As she shelters me. Ati aho yampereye icumbi. Mubyeyi we nyine. Mama we cyangwa ati ijoro ry'icura burindi. The sky cries to us all. Ati ubu ngubu ikirere kirimo kiraturirira. Indirimbo y'agahinda. Nangaha ndi ati ikirere kiraturirira ijoro ry'icura burindi ibicucucu biri kure biza ubwo nabagomye. Neza urumva indirimbo irajya kujyana nk'ukuntu kera kiri umwana mu ijoro rimwe yeyo babatatse. Ati rwose mama mbabarira umpishe. Yaririmbye indirimbo niyo agahinda. Ibi ngibi nibyo byaje koko kandi indirimbo ijyanye n'ibyo bakoze. Ati se bira bicucucu by'umukara ko mbona bitwegera. Ati ikirere kiraturirira. Ati ni amarira tumanukira. Ararira ni ibyabo mu mbese ni inkuru ijyanye. Mfite ijwi wanga ariko indirimbo koma amashyi se wo kapfa we. Ngaho caho. Abantu ko bibereye mu birori ukabaririmira indirimbo nk'ingi y'agahinda iki kikishima amwanga kubi. Kandi bura nanone urakubura umuntu nk'uyu mu rwego rwo hejuru ukajya wumva umucakara kurya ahantu tayari nta muntu ubohotse. Impamvu nyina namubwira ati iminyururu yo ku mutima ni mibi. Iburi ibiboha abantu ni byinshi ugasanga umuntu mushiya akantu kagashya ariko kumva ko buri munsi binako karaboha amayoga atashobora kunywa mu rugero nk'uku kwacu gahoro gahoro ni ikibazo. Barakoreka ku rundi ruhande hano mu butayu bw'umutuku. Nakubwiye buriya wenda ntabwo mubyumva neza kubera ko mwakuriye mu Rwanda ahantu haba ibyatsi bihuru mugahinga munsi y'urugo akarima k'igikoni mutiriwe muvomera. Ahangaha aruri mu butayu butukura bubi cyane wagira ngo ni ku mubumbe wundi wa Marisi. None numvise ngusa gutya aruri ku ifarashi y'umugabo ninde. Hari abantu bari kuzana imyumvire ngo abantu ni abavandimwe barareshya ibintu nk'ibyo kandi ahangaha hari abayobozi hakaba n'abacakara. Hari uri hano tugaruka ku rundi ruhande ni mu mujyi ni imaka aruvoma mazi. Uyu mugabo ndagira ngo ibuke ni umucuzi hano arimo aravoma mazi. Blasphemy. Ishyano riraguye cyangwa ni ugutuka Imana. Aruwavuye uyu mugabo ndagira ngo ibuke n'abari mu bantu bayoboye uyu mujyi. Uyu mugabo afite ikibazo arimo aravuga ati abantu barimo barahinduka. You quench your thirst from the waters that our gods have provided you. Abaginga mwe muvoma amazi bigirwamana byacu byaduhaye.
muzaduha iki? Muzajya muyatwarira ubuntu mutishyuye? Today you repent your sins to me. Ubu ngubu uyu munsi mugiye kwicuza ibyaha byanjye kuri njye mvanaho ikiboko. Kiboko hasi muravoma amazi hano ku iriba kwanza kugira gutya uyu nguyu ikiboko. Dore ibiboko baje bahondagura ubundi kubaza amateka ya Kabo n'iri riba. Intumwa y'Imana yararicukuye atari Muhammad, ariko indi ntumwa y'Imana ya kera abantu kugira ngo bajye bavoma, ariko aba bararyihariye bakiraho ngo hari farashi yaje bari guhondagura abantu. n'umugabo mu kanya tumubonye mu butayu arimo araza bangije avuye kubakubita atwara akagabo. n'umugabo ntabwo turamubona n'ubu ngubu, ntabwo arifungura ku maso. Akagabo yarakagurukanye ku ifarashi, murakubita farashi ajugunya hakurya. abura gato yari musyonyo. Farashi igira umugeri. Narangije arururuka aramanuka yitonze. Ayiwe ni intare, bamwita intare. Ni intare we, intare yaje. You've arrived just in time. Wagereye mu gihe. Look at these dogs, these sinners. Izi mbwa Disciplined and so down. abanyabyaha urushyuje intare nta mikino. Sasa uyu nguyu niba nawe ari umuyobozi w'intara wangije wa muginga. Coward. Wakigwariwe. You call yourselves men. Mwiyita abagabo. A disgrace to Makkah and to your forefathers. Maka mwagize agatobero mwirirwa muyitesha agaciro. When were these waters not free for all? Kuva ryari aya mazi atacyari abantu bose? Aya mazi nta muntu uyagurisha. I only see God through the actions of men. Your savagery today uncovered the true color of your belief. Ati ubugoryi n'ubunyamaswa mukozi ubu ngubu noneho Get out of my sight. mugaragaje noneho abo muri bo banyabo n'ibyo musenga. Ngaho ni munyatake cyangwa mumve mu maso mugeni. Ngaho ni murwane cyangwa muva hatoka. Bagira ubwoba, nta rubanza bayizi. Abasirikare ni benshi ariko bagize ubwoba bwo kwataka. Aravuga ati ni mundwanye cyangwa mumve mu maso. Bacaho. We have much to talk about. Come on, Bilal. Help me get him up. Ndatumva ngwino dufite byinshi byo kuvuga na Bilal, ngwino ntwaze umugabo. Bacaho. Gusa ikigaragara muri uyu mujyi abantu badashyigikiye igitugu gihari. Bamwe barahari. Hari uwo bita intare. Hari n'undi mugabo ufite inkoni ugendana inkoni. Shikiwe yaraje. Do you believe change will come? Ariko ugiye wizera ko hashobora kuzaza impinduka tukareka kuba abacakara? Maybe. Wabona. Mother believed so. Mama niko yizeraga. Why are you asking? Kubera iki ubundi mbaza ibibazo nk'ibyo? Bilal. Bilal. This morning, muri iki gitondo I went to see him again. nongeye kujya kureba wa mugabo. Barakwereka wa mugabo bigeze kuganira mu isoko. Bilal ntiyanyuzwe. Kurya dore mu butayu hari igiti kimwe. Bakira giti kiba kirwanya imizi yacyo. And who could this be? None yaba arinduje Thieves to save out here. hano nta mwana ugiye kwibuje gutabara. Uruka yabwiye n'umugabo yamukundiye ko yatabaye aka. What did you mean before? Mbere wavugaga iki? We choose. Ngo duhitamo. Are you offering to buy me? Ese uragira ngo ngure? Nguhitemo ngure mbo umucakara wawe? Would you like me to? Wakwishimira ko nkugura? Seem like a better master than the one Wenda now. uko byamera kose biragaragara ko waba master mwiza kuruta umfite. Slave himself. Really? And who is his master? Atumva master wawe nawe ubwe ni umucakara. Just of them all. Ate se we nimba ari umucakara master we ninde? No one is ever free. I am not. Then how will I None urashaka kumbwira ko se ko nta muntu n'umwe wigenga abantu bose ari abacakara we? Yanaga ari ibyo mvuze. be free? None ni gute ngiye nakwibohora simba umucakara? Umusaza aramwegera. You can enslave yourself, Bilal. I apologize. Atumva wakwibohora ku giti cyawe. Never been treated with such kindness. Umva winkoraho nta na rimwe umuntu yigeze nkoraho gutya ngo anyubahe. Ntabwo mbyumva. Noble like you would want. Umuntu nkawe w'umunobo wo mu rwego rwo hejuru
Is there something you expect me to do in return? urashaka kumbwira ko nshobora kwibohora, urashaka kungirira neza? Ese hari ikintu wumva nazagukorera nyuma wenda? This man once guided me when I was truly lost. ati rimwe na rimwe hari umuntu ati kera cyane mbere nanjye hari umuntu nari naratakaye aranyobora nyereka inzira. A noble man who spreads the message of ati we yari umuntu nanone ukomeye w'umunobo ariko wagendaga akwirakwiza inyigisho. I have chosen to do the same. nziza. So here we stand. nanjye rero ubu ngubu nibyo ndimo ndakora, ndagira ngo ngende mbwiriza abantu mu butumwa bwiza bwo guhinduka no kwibohora. Nubu niyo mpamvu ndaho. One day you will inspire the hearts of many as well. ushobora gusanga rimwe nawe uzahindura imitima y'abantu benshi ninguhindura. Come, sit. You sought me out to talk to me, didn't you? Okay, ngwino ngaho ngwino twicare. Waje kugira ngo tuganire, ngwino. Haricaye. Arimo arabwira mushiki we wa mugabo riga burya mu gitondo nasubiye kumureba. Our mother was right. No, mama yari ari mukuri. Yes, she was. Yari ari mukuri. Always seemed that way. Ako nubundi buri gihe nabonaga mama ari umunyabwenge, kumbe ari ubumviriza ari akana hano gacaho. Mama yajyaga babwira ati buri iminyururu ya mbere dore niziritse abantu ku mitima niyo ya mbere. Ntuzigera uba umuntu ukomeye mu gihe ugifite iminyururu ikuboshye ku mutima. To my son Safwan. He had the business sense to make a killing on those little idols. Rwose mureke tumwe bako bw'umwana wanjye. Now he can afford to host his first feast. Umwana wanjye amaze gutera imbere mu butunzi, ubu ngo basigaye nawe atumiza abantu b'abagabo bagakora ikirori akishyura bakanywamo. Kumbe hano. Are you still sulking because you passed up a good deal? I told you these portable idols would sell. Nase na n'ubu ngubu uracyameze gutyo kubera ko ibintu bitagenda neza. Nakubwiye Imana ibi bigirwamana bizadukora. Sasa banga bibigirwamana nogera ngo hari ikindi baragenda bakarangura ibintu by'amashusho bibaje bigize gute bibumbye bakabikuramo amafaranga. What are you talking about? Akuravuga ibiki? In these little idols. Should have heard the priests hawking them today in the market. Nari bintu nakari nanyuze ku muhereza bitamba arimo arabwiriza mu isoko abantu baragura. Later. Nyamara vuba bidatinze. And the people listened. A dispute? Ibintu bizahinduka. Aherutse kuba akavuyo. Akavuyo. Abantu bari kubwiriza abantu bagahinduka. Ibigirwamana bari kubivaho. Their reputation is spreading like wildfire. Batangije. Oh, not agashyira hamwe kandi ibitekerezo birakwirakwira. An army coming, I'll worry. What about their talk of freedom? Do you worry about that? None nkubwiye ko barimo barabwiriza abantu kwishyira ukiza, nibyo ntago byagutera ubwoba basi. They say we are preying on the people's desperation. Bavuze ko twebwe dufatisha abantu kubera ko babuze amabura kinje. What happened? Ko bagomba kwica iminyururu bakigenga. Takes hold. Uratekereza icyo abacakara bose nibaduca mu myanya y'intoki. Such a message. They will soon be laughed out of town, or someone will strike a deal with them. You'll see. Look around. There is only one God. Never. And it is money. Habundi habaho Imana imwe. Is the true faith of this city. Kandi ni amafaranga. Niko kwizera k'uyu mujyi wa Maka. Merchants are worshipping the idols. Where is that lazy one who used to sell idols in sacks? He joined the movement. Atakundi wa muginga w'umunebwe najyaga mbona wa fake wajya gucuruza ibigirwamana bizunguza mu mujyi. Nawe yarahindutse. Ahisigaye yemera Imana imwe. What about the Lord of Merchants? Where is he? Aho se wa muyobozi w'abacuruzi umwe wamamaye we ari he ngo tubwire ibyo bintu. Bring them to a long time ago. We yahindutse kera. Abantu badushizeho nta muntu ukemera ibigirwamana. Al-Hakam is right. Hasa ni ikibazo. Uyu ngo yararimo arabikinisha kumba abantu barimo baragenda bahinduka ngo hari Imana imwe iri kubafatisha. Abacakara nabo bakumva ko bigenga nta mpamvu. Are there any other traitors in my house? Niko harone magambanyo ni mu rugo rwanjye. Stand and reveal yourselves. Igaragaze. Maybe you should ask your slave. Ubundi wabajije umucakara wawe. What are you talking about? Uravuga iki sha? Slave, mucakara. Why don't you tell my father about your newfound friend? Uko tabwira papa inshuti yawe wabonye nagira ngo bikaganira na mushiki we babumvaga ninjoro. In my household. Utambwira ko mu rugo rwanjye harimo umuntu wemera ibyo bintu. Mucakara. Speak up. Safwan has accused you of something. Safwan arimo aragushinja ikintu, vuga mucakara. I said speak up, slave. Vuga mucakara. Permission to talk. Ngwaye uburenganzira bwo kuvuga. Ajugunya hasi.
We are all born equal. twese twavutse tungana tureshya. We breathe the same air. duhumeka umwuka umwe. We bleed the same color. nta nubwo ari ibyo gusa n'amaraso yacu arasa. Die and be buried. tuzapfa beneath the same ground. twese baduhambe munsi y'ubutaka bumwe. I believe. nizera ko I am as free a man as you are. ko ndi umugabo nkawe turi kimwe, ndi umuntu nkawe. turareshya. wanga ibi bintu uvuze ndabyanze ni bibi. sinzi ushobora kuba rwose ugiye guhingukira ku ruhande rw'uburakari bwa master tu. nyumva ngo nimuhindukira ngo turareshya wangu. My face because I let this slave make a fool of you. What are you going to do now? cyagiye ugeze kumpabya ngo umucakara yansebeje. wowe urakora iki ko gusebeje mu bantu? ziyorera akaba urwaniwe ndeshya nawe. ndeshya nawe wamuginga barakwerekana ibyatinze kubwira master mu magambo. ubwo no kuvuga ngo n'abandi bacakara bashobora gutangira kuvuga ati wapi bana turareshya wamugani. ubundi ko ari twe tubavunikira. Great man begins with taking off your chains. ati kuba umuntu ukomeye mwana wanjye bitangirira mu guca iminyururu kanga. baramujyanye mbere na mbere buno umuntu abanza guhambira ibitekerezo cyangwa umutima ye. wamara kuba imbata tayari abagufite baramuzanye. barambira barakubita amenyo. No water, no food. He'll come. umuzirikesha nta mazi nta cyo kurya. I see the heart of a great man love. Pronounce your claim. emera ibyaha byawe sabe imbabazi. baraje barakubita. I will not. ntabwo nimubyemera ibirenge baravuna abagabo nta mikino. baragiye barakubita amara igihe kwemera icyaha yakoze nta kindi. yumva mucakara akibuka aya magambo yose nyina amubwira ati ntabwo uri umucakara. akibuka abandi bamubwira bati toragura uri umucakara. For those who look outside, only dream. Guidance will come from your cities. umugabo baragiye barafunga ni Bilal. ibi ngibi ni ibintu byabayeho, ni inkuru yabayeho. uyu muntu yabayeho arazwi mu mateka. And what is the difference between you akibuka bamubwira bati wowe urabona iyi pome mutandukaniye hehe? And those who look within. ibaze pome n'umuntu ubundi bihuriye he? gira gutya kumbe sore nta bindi bitekerezo wafungiye mu mucanga mu butayu. uranga kuri amuha muvuga ngo u Rwanda rw'imisozi igihumbi. hano bavuga bati ku mucanga wacu. mucanga. When you are awakened, your story will race out of this desert across the world. ati wowe nuramo kuhagurutsa umunsi umwe inkuru zawe zizagenda zikwirakwira zizenguruka isi yose. none dore natwe turamuzi kuko uyu muntu yabayeho. imbere cyovuyo bya bigirwamana agomba guhangana n'ibi bigirwamana kandi bigirwamana urabona do biramusuma. Means living without chains. ati urugendo rwose rutangirira mu guca iminyururu. ubwoba bugashira. ubwoba buri mu minyururu ya mbere. uko byagenze kari akaririmbo muzakumve ka diplomate bavuga ati ubutayu waje kureba iki? ni nziza cyane. nibwo mwabyumva neza. urambonye ubutayu ndabyibuka iyo ndirimbo. ahubwo reka ntashaka ukuntu mpita nka downloading. narayibagiwe. ati mu butayu waje kureba iki? haba iki se ubundi? muzayishake muzambabarire. You awake? wakangutse?
Good. byiza bamukubise shaho. You're braver than I thought. Shaho uri umunyamurava kurusha uko nabikekaga. I take credit for that. It comes from watching me all these years, I'm sure. Nako buriya no kubera ko muri ruhande ndabizi ubu uri kubona umurava wanjye wanyigiyeho. Wumve kwikina. You still think like a slave. Aterega nubwo uri muraharanira kwibohora ukavuga ko uri umuntu wigenga uracyatekereza nk'abacakara. I'll get you back on track with a little secret. See, I never believed in these gods. Akamubwira akabanga. Oh no, I'm not a fool. Nago ndi ikigoryi nta nimwe nigeze nemera ibi bigirwamana. The truth is, kuri rero nuko slaves belong. The difference between us twese turi abacakara Bilal. Empowers me. Atawubwa bitandukaniye nuko bino bigirwamana nge bikomeza kumpa imbaraga. Arambwira ati twese turi abacakara rega Bilal. Bivuze ngo no mugabo nawe arabizi ko ari umucakara muri we. Kandi kuko na nyine yahoraga bimubwira na wa musaza wundi arabimubwira ati nuri master wawe yemera ni umucakara. You worship something that will destroy. Ati ngiye ibyo nsenga bingire bikomeza kumpa imbaraga mbese nkoresha bino bigirwamana kugira ngo nkomeze kubayobora. Atari ko ibyo senga bigiye kukurimbura. Ibyo uri kwemera giye gupfa. Kugira ngo icyo musore ntiyikanga. A free man. Umuntu wigenga. The profit in this situation. Agomba kumenya ubwenge. A free man might offer to spy on his master's enemies. He might realize the advantage in that. Atagomba gufatirana rimwe na rimwe igihe aboneye amahirwe. None rero Bilal. Get him some water. Mumuha amazi sha mumuha amazi. Yabafunganye umutwe yabwiye ati ngiye ntabwo ndi umucakara. Kuba tabyemera ni ikibazo bishobora kugumura n'abandi bacakara benshi. What do you say, Bilal? None uravuga iki Bilal? Chains tuguhambure. Already off. Oya iminyururu yamaze kumvaho. Because I see them. Ko nyibona. Visible God make other things invisible. Ese iyo mana yanyu musenga itaboneka ituma n'ibintu byose mutabibona n'iminyururu ikuziritse ntuyibona. Stop talking in riddles. Iminyururu yamvuyeho. Rekera kuvugira aho ngaho mu bisakuzo cyangwa mu migani. I can have you killed right now. Shatse ubu nakwica. What you do to me. Icyo uri bunkorere cyose ubu nta kintu kimbwiye. And there's nothing you can give me. Nta nicyo wama nta nicyo wankora. Fa kuba niyizi. I am already free. Kubera ko ngo namaze kwibohora ndigenga. Wanyica wambabarira ibyuma ntago mbyitayeho. So are you going to consider my proposition or not? None ibyo nari ngiye kuguhura bishaka nubishaka. To the horse. I will give you two. Washakaga ifarashi. To provide both you and your sister a home. Ndaguha ifarashi ebyiri. We na mushiki wawe mbaho inzu. Ariko ureke wowe wemera ibigirwamana. Ambwira ati ubu ngubu we ntacyo wampa nta n'ikintu uri bunkorere ndamaze kwibohora. This is why you are a slave while I am rich. You don't recognize when you have been given an opportunity. Aha rero naho bitandukanye ukaba uri umucakara ndi umukire. Iyo ubonye amahirwe ntuzi kuyafatirana wa mwana we. Aho niho dutaniye. Use urabona amahirwe. Umuntu araguha amahirwe ukanga. Ngo wiziritse ku iyo mana. Bamucanaho. Nimba hanze kwemera. Mumuzana zemera baramujyana. The time has come. Igihe cyawe kirageze sha. Bamukubise imirunga barahambira. Umutambyi mukuru w'ibigirwamana byari adora ukuntu aba yambaye kugira ngo ahabye abantu. Imamba barazishinga bamuhambiriye hariya ko bari gushinga ibyuma bamuhambiriyeho. Mugenzi wavuye mwe w'umucuzi na wundi wirwa urasa za pome na mushikiwe. Slave, who are you calling to? Is he stronger than I am? Is he stronger than my God? Iyo mana yanyu muvuga ikomeye kundusha irusha ibigirwamana byanjye. Oh, set free. Cyangwa reka mbyita imana ze. Erega buri muntu wese niwe wavuga ngo asenga ibigirwamana we ntago ariko ababizi abazi ko ari imana. Accept, and I will ask it to absolve you of your sins. Emera ibigirwamana byanjye hasigaye nkubwire. Bisabe yuko byakubabarira ibyaha byawe. What is the reason for bringing him out here? Uriya muntu muzanye hano arazira iki?
uwabajije wa musaza niyo muzaniye ibi bitekerezo bituma ahinduka. Bazana intosho, urubuye runini, urutare. Kwitegereza urutare, bagiye kumwica, bagiye kumusyonyora tu. Bazana urutare barangije, numukomeretsa nta gaciro aba mfite, ntago ndi umugore yakomeretse, aragira ngo amutabare. Yaburetse. He stands against his masters. Uyu nguyu yahagurutse ahangana na ba master be cyangwa se abamugusha. N'Imana arazituka zacu. Dore igihano bagiye kumwanira ku karubanda, bamanuye urutare bashyira ku ibondo mu gatuza Nyagasani. Urutare ruramusyonyora, murimo muramwica. Bazanye urutare barasyonyora, barumusigaho kugira ngo bamanire ku karubanda tuzagira n'undi mucakara ubirota ngo nabona sebuja azamura ijosi. Mu musyonyoresha ducakara. Emera rega Bilali mucakara, emera ibigirwamana, usaba imbabazi. As your real masters, and these as your true gods. Wemera ibingibi nk'imana zawe. Urabona imana zingahe uzi kubara? Mucakara uzi kubara? Arangije agira gutya azamura urutoki. Imana imwe yonyine niyo nzi, ibyo ntabyo nzi zo zi. Imana yonyine niyo nzi kugira gutya n'izuba ririjima umuyaga uraza. Imana siko zigitangaza bagiramo. Sasa bamuhereza bitambo w'ibigirwamana aritsimba. Ibi ni ikira aho nabereye. Uri ikigoryi. Oya, ndigenga, naribohoye ngewe ibyo mwankorera byose umugabo yaranze. Barasyonyora ranga, biriya umuntu upfuye gutya gitwara bituma n'abandi bacakara bibohora. Ayo nari kugwanya kubye kabiri. Ndumva turi bukorane business. Remove the stone. Mukuraho ibuye ndamugurishije sha, niba bayakubye kabiri se ubundi yamarira iki niba mwica. Amafaranga sasa wa musaza aremeye agura umucakara. Ibuye ariko yari yarira gusyonyora. I would have given all I owned for him. Nakabaye. For a slave? Nari no kuguha ibyo ntunze byose nkamutwara kubera umucakara. No. Oya. For a brother. Kubera umuvandimwe, yusu umucakara n'umuvandimwe. That this new movement makes slaves a noble brother. None ibyo bintu mwatangije by'imyumvire yo gusenga Imana imwe bisigaye bituma abacakara baba abavandimwe banyu. Baramuseka. Abacakara bamuvanaho. Amaze igihe afunze, yarakubiswe. Mushiki wawe nawe ndamuha amafaranga ndamwishyura nk'ayo nishyuye. Uwo namuhaye Safwan, ntabwo namugurisha si uwanjye. I won't sell her. Ntabwo namugurisha. For your whole business. Niyo wamba ibyo utunze byose uyu mukobwa nawe naguha. Safwan n'ubundi uzi yanga uyu mucakara. Ariko ubundi buri uzi kugira ngo umuntu abe ari umucakara. Gufayira baramujyanye. Gufayira mu kumujyana, uri aravuze ngo niyo mwami ibyo mutunze byose we sinamubaha. Kubera iki? Kubera urwango gusa afitiye umucakara. Nta minyururi ruti. Ibaze kuba utunze ibintu byose n'abacakara benshi ariko umwe akajya ahora kurya ahantu. Tayari ubwo uzamenye ko ufite iminyururu. Ya minyururu bavuga. To save one life. Umuntu ntanabizi. It's like saving all. Umugabo akavuga ati gutabara ubuzima bw'umuntu umwe Bilali ni nko gutabara ubuzima bw'abantu bose. To walk the streets of Makkah. Kugenda gutembera muri Makkah uri umuntu wigenga urumva bimeze bite? Just to be walking. Kugenda gusa nibyo byiza, naho kuvuga ngo waba uri umucakara utari we byose ni kimwe. Merchants. Kandi koko nibyo. At the gate. Word of your defiance makes its way through all the city.
Umayyah and his slave masters will come for you, Bilal. ati Bilal rero kuba wasuzuguye master wawe We go to a great byabaye inkuru yamamaye muri uyu mujyi wose, bashobora kuza kukugirira nabi. Tugende tuva aha. Barakwereka bafashe inzira bimuke bava Imaka. Mukumbe mu butayu hari ibiriyo muri inzoka yo mu butayu iragatsindwa n'Imana iramutse ikuriye. Niyo mu mpeshyi uzayitinya, cyangwa ahantu hashyuha ntabwo ari kimwe n'ahantu hakonje. Ifite utuntu ijegeza inzoka ikiraho agaca karangije kagurukana umuhigo. Nyagasana ari umuhanzi witwaga Agaca, nawe najyaga numva buriya niko yari ameze. Inzoka y'inkazi Bilal areba buriya mu butayu kubera izuba rihaba ibintu byose biba byarariwe n'abantu baba bararaka. Uzi ko ivubi mu butayu rirakurya ukabyimba umubiri wose. Scorpio ari scorpio ziba mu mashyamba ahora agwamo imvura, ntago zigira ubukana bwinshi. Ariko buriya n'uruyuki rwo mu butayu ubwo mugiye kuvuga ngo sinahabaye. Numva radiyo ndanasoma These days, to break each other. ndeba na televiziyo. Its true purpose and value has been lost. Will you teach me how to fight? Ese wanyigisha kurwana? You think if you had wielded a weapon, uyu mugabo nawe bitina might have been in your favor. Ese uragira ngo Or do you seek to take what you desire? urumva Or iyo wari ufite inkota uragira ngo ntabwo bari kuba baragukoreye ibyo bagukoreye, cyangwa uragira ngo iyi nkota uyikoreshe wihorera? remember, ibuka I can only show you how to use it. nakwereka uko bayikoresha. Alone must decide where and when. Ariko ni wowe nje nakwereka uko bakoresha inkota, ariko nawe uzifatira umwanzuro w'igihe naho uzayikoreshereza.